abantu baba bakwiye guhererekanya ubutegetsi kuko muri kamere muntu buri muntu agira ibyo ashoboye n'ibyo adashoboye. So niyo mpamvu abantu baba bifuza ko abantu bahinduka ku butegetsi kugira ngo ibyo warushoboye barabigejejeho abantu ari byiza, ariko ibyo utarushoboye ureke undi nawe azabishyire mu bikorwa. No kuba yaremeye gufatana n'iyi manda akaba yemera no gufata izindi zigiye gukurikiraho, ubwo nuko we yifuza ubutegetsi nkawe. Ngewe rero icyo ndeba ntago ari umuntu nk'umuntu, ndeba ahubwo ni icyo ari kugeza ku gihugu. Kuko yaza kuba akora miracle transformation, ibintu by'ibitangaza ntakagombye kuba mushyigikiye. So niba nta bitangaza mbona rero, ubwo niho umuntu yarebera noneho ahubwo impamvu yo kumushyigikira cyangwa kutamushyigikira. Ibuye rye yarishyizeho ntago uwo muvuduko akiwufite. Ko urebye nk'ibibazo biri muri community bisanzwe, iterambere ry'ubukungu ugereranyije n'ibindi bihugu, inzozi ze zihabanye n'inzozi zacu. Ashobora no kutaba umukandida unique, ariko abandi bakandida bari kumwe nawe bamwemera ari abaherekeza. Nico ndi kwivuga ngiye aho ngaho. Cyo nicyo cyambere. Ese nagira undi wa kabiri ushobora gushyigikira waba ugaragaza ibitekerezo bisumba ibye, adahari byaba bifite agaciro kayo kumushyigikira no kutamushyigikira. N'undi yazaba ari uzaba president. Igihe nzabona nta wundi mukandida n'ubundi byaruta nuko mu matora nicecekera, ko n'ubundi kuvuga ngo batore ikijuju ntacyo byaba. Hari ibintu ubona udafiteho akaboko. Hashize iminsi itari myinshi mu Rwanda hatangiye guhinda iby'amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2024. Iki kiganiro, izi mpaka z'uko aya matora yatangira kwitegurwa, z'uko aya matora azameze, zushobora kongera kuyobora u Rwanda mu mwaka wa 2024 zikomeje kuba nyinshi, ariko zaje kwiyongera cyane nyuma y'aho Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame avugiye ko agifite kwiyamamaza no mu yindi myaka iri imbere, ndetse avuga umubare w'imyaka 20. Iyi mibare yavuze ishobora kuba ikimenyetso, ishobora kuba ishobora kuba ifite ikindi ihatse, ariko si byo tugiye kwinjiraho cyane ngo tubisesengure, kuko nyir'ubwite afite ubutumwa yatangaga kandi bwumviswe buri wese mu nyurabwenge rye. Icyo twibanda mu cyo kiganiro naho twaganiriye n'umunyapolitike wigenga, akaba afite ishyaka ritarandikwa muri politike y'u Rwanda. Iri shyaka akaba risangiye n'abandi, ariko ari umwe mu bari kuri shyira itafari ry'ibanze, ni Musana wo mu ishyaka People's Party. Ese iri shyaka rya rubanda, iri shyaka ry'abaturage, ryo rifite gahunda ki? Ese rirateganya kwiyamamaza cyangwa gutanga umukandida mu mwaka wa 2024? Ese ubwe arateganya kwiyamamaza cyangwa kwitanga umukandida cyangwa gutanga umukandida n'ishyaka mu mwaka wa 2024? Aramutse se atabashije kwandikwa nk'ishyaka rye, yakora iki cyangwa ishyaka ryakora iki? Ese ubundi asanze hari umukandida atiyumvamo yakora iki? Ese umukandida wese uzaba uriho azaba ari mu nyungu z'igihugu? Ese birakwiriye ko umukandida u Rwanda rumaranye igihe uruyobora mu myaka isaga 20 itambutse, birakwiye ko akomeza kuruyobora kugira ngo ahagereje akomeze gutera indi ntambwe? Ibi byose uko mubyibaza nuko abandi babyibaza, Musana mu mboniye mu busesenguzi bwe nk'umunyapolitiki mu cyerekezo cye afite uko abigaragaza. Ni mu kiganiro twagiranye, tubahaye ikaze. Turabasuje kandi tubaye ikaze mwese abakurikiye iki kiganiro kiri ku miyoboro ibiri yahurijwe hamwe n'umuyoboro w'Umwenegihugu TV ndetse n'umuyoboro wa Pax TV IREME News. Tukaba tugiye kuganira na Musana. Musana akaba ari umwenegihugu, akaba ari umunyapolitiki, akaba afite intumbero yo kugira impinduka zabaho mu buzima bwiza busumbyeho bw'igihugu. Afite uburyo basobanurira, afite icyerekezo agenda baha mu mirongo migari abagezaho mu binyuranye.
uyu munsi tugiye kuganira ku kintu kiri kuvugwaho cyane hanze aha ariko tutaragerayo mbanze musuhuza. Uraho neza Jean-Luc? Muraho neza Williams. Mu kiganiro cya none ngize ntitujye kuganira ku ngingo imaze iminsi ivugwa hanze aha, ni ingingo y'amatora yatangiye gushyuha hakiri kare. Amatora y'umukuru w'igihugu, amatora ya perezida wa Repubulika y'u Rwanda yo mu mwaka wa 2024. Yego. Warabyumvise ko bimaze kuba inkuru kimomo hakiri kare? Inkuru yarabaye, nta abanyarwanda abajyaga bavuga ngo barashaka kumusaba ko yakwiyamaza 2024, irango byo yabahaye umurongo buriya. Bivuze ko yabyemeye ko aziyamaza 2024. Yabyemeye ndetse yongeraho ko n'indi myaka abibemereye no mu myaka 20 imbere yakwiyamamaza. Nyine avuze buriya yababwiye ngo ntimuzirwe mwongera kunsaba kubabera umuyobozi. Ndacyahari, ndacyiteguye. Mujye mubyemeza gusa. Ndacyiteguye. Byumvikana ko nubwo tutavuze ngo niko yabibaze, ashobora kuba yarivuze urugero atanga, ariko imyaka 10 ikurikira ni 24, 29, 34, ikaba yabaye 10. Ariko kugira ngo byuzure 20, kereka hagiye indi 10, cyangwa se duhereye uyu munsi wa none hakajyaho indi 4 ikaba 18, kongeraho 22 bikaba 2040. Yego twavanga imyaka 20 imbere. Icyambere ngiye siko mbibona, ngira ngo kubivuga kuri yasubizaga abantu bajye bavuga ko yapfuye. Ntago naba mbijijinganyijeho cyane. Agaragaza ko afite akabaraga agishoboye kuyobora ni mu myaka ingahe. Ko yabaye inkuru hanze ha cyane. Ariko izo nkuru ziracicikana ahantu hose, bikabamo no kuburizamo abazamubaza ejo bundi iyi manda yatsindiye, yajya kurangira hakaza abandi bati nanone uziyamamaza, yajya kwiragiza ngo hakaza abandi. Ni nk'abo basubirije rimwe ati muri iyo myaka iri imbere igisubizo gihagaze ari kimwe. Nabyo ibyo bibiri ariko buriya Kagame ni umuntu utajya urambirwa gusubiza abantu. Uwo muco ni umuco we, igihe cyose wamubariza ibibazo azagusubiza mu buryo utari witeguye ko ari bugusubizemo, ariko n'impamvu runaka utazi impamvu abigusubije. Wegereye abantu bajya bakurikirana ubuzima bwe, yahita bikubwira nyine ngiye ndabukurikirana ubuzima bwe, ni particular ko ni umuyobozi w'u Rwanda. Icyo yasubizaga ngiye muri logique ni uko yasubizaga bavuga ko adahari. None Musana Jean-Luc, mu kiganiro nyizina turimo ndatangira nkubaza declaration statement y'umukuru w'igihugu nkiriye igenda igasohoka no mu mbibi z'iteko nshinga. Nako iteko nshinga ntabwo rikiri muri manda ebyiri zitasubirwamo. Icyambere ngiye ko muri politike mbibara ko abantu baba bakwiye guhererekanya ubutegetsi, kuko muri kamere muntu buri muntu agira ibyo ashoboye n'ibyo adashoboye. So niyo mpamvu abantu baba bifuza ko abantu bahinduka ku butegetsi kugira ngo ibyo warushoboye barabigejejeho abantu ari byiza, ariko ibyo utarushoboye ureke undi nawe azabishyire mu bikorwa. N'undi aza gukorere mu ruge, undi aza gukorere mu ngata, atera intambwe. Nicyo nari mvuze rwose. None se iyo abikoze kuriya, urumva impamvu ngiye mbivuga gutyo nuko nzi ko yavuze icyo gusa, no kuba yaremeye gufatana n'iyi manda, akaba yemera no gufata izindi zigiye gukurikiraho, ubwo nuko yifuza ubutegetsi nkawe. Ngewe rero icyo ndeba ntago ari umuntu nk'umuntu Kagame, ndeba ahubwo ni icyo ari kugeza ku gihugu. Kuko yaza kuba akora miracle transformation, ibintu by'ibitangaza, ntakagombye kuba mushyigikiye. Niba nta bitangaza mbona rero, ubwo niho umuntu yarebera noneho ahubwo impamvu yo kumushyigikira cyangwa kutamushyigikira. Waruvuze uti umuntu ukora uyobora aba akeneye cyangwa biba bikenewe ko n'abandi baza bakamukorera mu ngata, baza bakamusimbura bakakora nk'ibyo yakoraga cyangwa bagasumbyaho. Oya, ibyo yakoraga aba yarabishoboye. Ahanini rero umuntu ugusimbuye hanini uko bari bukore, abakeneye undi ufite imbaraga zishobora ibyo yashoboraga atarananirwa. Buriya rega ikintu wasize wubatse kiba gihari. Ikibi ni umuntu uza agasenya icyo wari wubatse kugira ngo gusa guhanagure, kandi icyo wari wubatse cyari inyungu z'abantu burya muri rusange. Ariko hari n'icyo wubaka ufite imbaraga.
ukagera ubwo ugenda y'intamira ugenda utagataga icyo gihe za mbaraga ntihakenewe undi ufite nkazo simvuze ko izo zashize icyo ndi kuvuga ndi guhuza n'ukuri guhari na reality ihari Kagame hari ibyo ashoboye niyo yaba adahari byakwikora ibyo ntago najya kuvuga ko atabishoboye ariko hari n'ibindi adashoboye ibyo rero adashoboye nibyo agomba kurekera abandi bashoboye bakabikora baravuga ngo ntawe uhindura ikipe itsinda niba ibyo ashoboye abinoza ntabwo twavuga ko ari ikipe itsinda iyi ntabwo ari ikipe ikeneye igihugu ni imvugo igereranya icyambere ni ukugiranya ibintu bitareshya igihugu ni ikipe itimu aza timu icyo bita timu waka ni uko abantu bashyira hamwe igihugu ntabwo ari timu ntabwo uvuze ikipe ya football ni uburyo bwose wabuvugamo itsinda rishyize hamwe hari timu hari na country ni amagambo abiri atandukanye igihugu kiri hejuru cyane y'ikintu cyose ushobora kwita we ajya anabigiranya na company nanone igihugu kiruta company tujuru ugereranyije company hari igihe ushobora kubivuga ushaka kumvikanisha igitekerezo kimwe runaka ariko ntabwo ari ikintu wagereranya igihugu na company ni ibintu utagereranya company ugira uko iyoborwa igihugu kigira uko kiyoborwa bitandukanye cyane muri company umukozi ananiwe gukora uramwirukana akava mu nzira ariko mu gihugu ntabwo umuntu wese abasazi twaba twarabamaze abafite uburwayi bwo gusa uburwayi bwo mu mutwe sori nihanganisha wenda abo batari babyumvishe neza cyangwa abarwaye indwara zidakira aba ni abantu mpamvu ugomba kwitaho ahubwo cyane kurusha n'abantu banabyara umusaruro igihugu ni ikintu gitandukanye no kuyobora company ni ikintu gitandukanye no kuyobora umuryango abantu bayobora neza ibihugu imiryango yabo yarabananiye abantu bayobora neza imiryango yabo ibihugu byabo bikabananira mu Rwanda rutera imbere rufite intumbero y'umuvuduko mwinshi kugira ngo rugere kure hashoboka mu gihe gito gishoboka rugeranije n'uko rwatakaye igihe kirekire ubona uruyoboye adafite uwo muvuduko ubwo bubasha n'ubushobozi ibuye rye yarishyizeho aho ahantu abanyarwanda twari dukeneye kumva twarumvishe yewe no gukangura abantu bakabona ko ubuzima wenda bushobora no kongera kuvuka bukabaho yaba bikoze neza yaba bikoze nabi byibuze abanyarwanda iyo morale yasubiyeho ariko ngiye mvugira nk'uvugira imyaka yacu cyangwa nk'uvuga mu myaka yacu n'urungano rwanjye ntago uwo muvuduko akiwufite ko urebye nk'ibibazo biri muri community bisanzwe iterambere ry'ubukungu ugereranyije n'ibindi bihugu inzozi ze zihabanye n'inzozi zacu nuko nabivuga ntabwo nabona ko rero gifite uwo muvuduko wenda igihe cy'uwo muvuduko abari baziranye nawe bavuga ko yari awufite nanjye hari ibyo nabonaga ariko uyu munsi ntabwo mbibona wagize uti hari ibyo adashoboye ni mu kanya kashize niko wavuze ibyo adashoboye nibyo bituma umuvuduko ugabanuka ni uko yarabishoboye akaba atakibishoboye cyangwa byo biri ku rundi ruhande nta n'ubwo yigeze abishobora kandi atarigeze abikoraho uduteze amatwi ashobora kumva ko ari icyuka duha ingero zirashe tuvuge nk'urugero hari poroje yo gutunganya gaze yo mu Kivu hari poroje yo kubaka ikibuga cy'indege cya Bugesera hari poroje yo kubaka Green City Kigali iyo ni imishinga yose bigaragara ko atazabona imbaraga zo kuyishyira mu bikorwa uko abantu babyifuza iyo mbivuze kubaka Bugesera International Airport ukayubaka ari one way run inzira imwe ihagurukamo indege cyangwa ebyiri ibindi bihugu bigeze mu 10 kandi bigaragara ko habonetse undi muyobozi uzi iby'ubukungu bitewe n'akarere turimo uzi guteza imbere ubukungu one way or two ways run take off and inzira y'indege ndabyumva bigaragara ko yahita ntoya simbona impamvu yo kubaka uwo mushinga kandi ari ikibuga cy'indege giteganye n'icya Bugesera ikibuga cy'indege cya Kigali ese ahubwo ntibyanarutwa ko twagura ikibuga cy'indege cya Kigali aho kugira ngo dukore ikindi kinganya ubukene n'igisanzweho kandi zose zizagira guhuza ikirere tumanuriramo indege donc icyo ni ikintu abantu baba bagomba kwibazaho cyane rero niyo mpamvu mbona ko
utanze ingero z'imishinga ariko ntutanze ingero z'imiyoborere. Rega imishinga ishyirwa mu bikorwa kubera imiyoborere, ariko hari icyo ntari nakarangijeho cy'ibyo by'indege. Niyo mishinga ihura n'imiyoborere ni na byiza ko isi ubigarukamo, byari buze guhura n'ubundi. Iyo mishinga ishobora kubera imiyoborere, kuko ibintu byinshi twagiye tugerageza kubaka inzego, by'umwihariko nk'inzego z'umutekano arabishoboye, ku buryo ahubwo binarenga naho atagagombye gushyiramo umutekano akawushyiramo nk'ibi bya politike bya jarike yiberamo. Ni ibintu politike, ni ibitekerezo byiza byakagombye kuba bigirwa uko biyoborwa, kuba burya leta niyobora ibintu byose kugira ngo ibyo bitekerezo byubake. Nk'icyo cy'umutekano kandi urabibona ahantu hose agiye gutanga umutekano, ariko ikijyanye n'imiyoborere mu bijyanye no kubaka ubuzima bw'abaturage, kandi burya ubuzima bw'abaturage hanini bujyana n'ubucuruzi. Ubucuruzi kubera ko ari nibwo butanga icyo kurya, icyo kunywa, aho kuba, aho kurara. Mu gihe igihugu cyanyu cya-acceptinze inzira yo kuba kapitaliste atari socialisme, kugira ngo isi yose isigaye imeze gutyo ni kapitalisme, nubwo hazamo communism ariko nayo irimo capitaliste. Communism ukora urya kuko wakoze. So imishinga myinshi twagiye dushoramo amafaranga, twestimatingaga ko iri bwinjize, hari byagiye bituma itinjiza biva mu miyoborere, bituma tujya mu gihombo. Ari nayo mpamvu navuze nk'iyo mishinga itatu, kubona uburyo n'ubushobozi bwo kuzayishyira mu bikorwa bigaragara ko nta mbaraga gifite zo kuba nk'izo ebyiri zaratangiye, ariko ubona speed yazo iri hasi cyane ugereranyije n'aho isigana uko ibindi bihugu biri kwihuta. Ibyo uvuze mu bucuruzi, mu bukungu, nibyo ni ibintu bikomeye. Ikibuga cy'indege, umushinga wa gaz metane, ariko wa muturage wo hasi n'ubundi utunzwe n'ubunyobwa ahinga, utunzwe n'ikiraya ahinga, utunzwe n'umuceri yeza, amakuru y'ikibuga cy'indege na gaz metane nta n'icyo amufasheho. Buriya nuko bavuga ngo nta cyamufasheho, ariko ni ibintu bibiri. Gaze tugize Imana tukabasha kuyitunganya, amafaranga yakwinjiza agera ku muturage hasi, tuzabona gaze kuri makeya, kuko ndakeka ko isaha iri kugana ntabwo tuzakomeza gukoresha amakara, ntabwo twayabona, tuzakoresha gaze. Umuriro wa electricity ntabwo tuzawushobora, tuzakoresha izindi mbaraga ziva mu bindi bitari. Ibyo ndabyumva byose, ariko ntabwo byihutirwa cyane muri good governance, mu buyobozi bufite ireme. Erega ubuyobozi bufite ireme bugaragazwa n'ibikorwa. Iyo tumanutse tuvuye hejuru, iyo ni imishinga ireba perezida mu by'ukuri nyirizina. Iyo ubajije abanyarwanda nyine reka ngusobanurire, wambajije mu mwanya nanone mbisobanurire. Hari imishinga nyirizina ibireba perezida wa repubulika, hari n'imishinga ibireba ba minisitiri, hari n'imishinga ibireba ba meyazi, hari n'imishinga kugera hasi ku rwego rwawe nk'umunyarwanda. Iyo mishinga yose isa n'ihagarariwe na perezida wa repubulika w'icyo gihugu, ubwo ni perezida Kagame mu Rwanda. Niba iyo mishinga minini ireba perezida adashobora kuyikora, bivuze ko n'imishinga ireba minisitiri ntibazabasha kuyikora, nireba meyazi ntibazashaka kubikora, ntibazabasha kuyikora, n'ibindi. Ntibivuze ko bizaba 100%, bizagira ijanisha ritoya, nicyo ngiye ndi kuvuga. Ariko ubwo uwo mumeya uzaza gushyira mu bikorwa uwo mushinga, we azagendera kuki avuga ati ni umuyobozi mukuru w'igihugu yemeye gukora umushinga ungana gutya, ngiye nk'akarere ndawushyira mu bikorwa gute? Kandi no mu bijyanye n'imiyoborere, nibyo nakubwiraga nk'inzego z'umutekano, n'ubundi mu miyoborere y'igihugu ubona ko hakirimo ikibazo nacyo kitoroshye. Asa naho ari we n'ubundi meya, asa naho ari we minisitiri, asa naho ari we byose. Ariko ubwo kuri urwo rwego rwo kuvuga ngo ubigereranye, nkeka ko uyu munsi nakwita kuvuga perezida nk'uko wabivuze ubigendishije na manda ye
ya 2024 n'imishinga ireshya na perezida harimo ni aho wenda iyo mbaza uti wenda perezida ko bigaragara ko wenda inzego z'ibanze zidakora neza ubona gifite ubwo bushake n'ubwo bushobozi bwo kugira ngo yongere establishing uburyo inzego z'ibanze zakora cyane mu nyungu z'abaturage aho ko wenda mu nyungu za chef. Rero icyo nakubazaga ahangaha nuko iyo turebye hirya no hino ku isi uburyo ibihugu bisenyuka, uburyo politike z'ibihugu zigwa hasi, uburyo abaturage bakenera kuvuga ngo bakeneye impinduka mu buyobozi, ni igihe igihugu gifite ubukene mu bintu bitanu. Icyo nise ubukene ni ukuvuga imiyoborere itabasha guhaza bene igihugu mu bintu bitanu. Hari uburezi, iyo abana batiga cyangwa ababyeyi bakavuga ngo nta uburezi bw'abana bacu nta reme bufite, ugasanga ababyeyi bose barifuza kwigishiriza abana hanze ababishoboye, bifuza ko nabo bajya hanze. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ariko ntabwo uri kwikurikirana nkurikije agaciro kabyo, ndi gukora liste gusa. Icya kabiri ni ubukungu. Iyo abantu bose bataka inzara, ubushomeri ari bwinshi, icyo gihe baravuga bati leta dufite nta kitumariye, imirimo yarabuze. Ikindi ni ubuzima, iyo kwivuza bitagishoboka, iyo abantu badafite imiti ihagije, amavuriro ahagije cyangwa abaganga bahagije, icyo gihe bene igihugu baravuga ngo ahangaha ibintu byazambye. Icya kane ni ubutabera. Iyo abantu bavuga ngo akarengane kahawe intebe, ntacyo umuntu yakora ngo abashe gusubizwa ibye, abashe gusubizwa uburenganzira bwe, ntabwo yarega uwaregera. Icyo nacyo kikaza kikaba ikibazo. Ibyo bintu bine maze kuvuga, hakiyongeraho noneho n'ibijyanye n'icyo good governance, iyo miyoborere myiza. Ese iyo ugiye usaba service, iyo ugiye kwiyambaza umuyobozi akwibonamo, arakwakira cyangwa araguhigika akabona ko ntacyo upfana nawe, ko atari wowe wamushyizeho. Ibyo bintu bitanu, ubuyobozi bwiza, umuyobozi yibonamo umuturage, umuturage mwibonamo, uburezi bufite ireme, ubuvuzi bwiza, ndetse hakabaho no kubukungu butera imbere, hakabaho nicyo kindi navuze reka iyo biguye baravuga ngo umuyobozi ntacyo atumariye, iyo bihagaze neza baravuga ngo uyu reka mbanze mbigire gutyo. Ibyo wabivuga ugendanishije na buri gihugu na kondisiyo kirimo. Reka tubigendanishe n'u Rwanda. Nitubigendanisha n'u Rwanda, icyambere kiruta byose bitewe n'akarere turimo n'umugabane dutuyeho ni umutekano. Kuko kuba twicaye ahangaha turi kuvuga nta bari dutera amabuye, nta nabyo ubwabyo ni etape nziza. Ubwo icyo cyambere cyavuyeho, niyo mpamvu uvuga ngo hari ibyo yakoze yashoboye. Dukeneye ko undi waza gukora ibikurikiyeho yagenderaho twari turi. Hari ikindi kimwe wari mu ijambo, icyo nita umuyoboro myiza n'umutekano urimo, kuko bagutera nijoro abajura bakakwiba n'icyo cyose, ubuyobozi ntacyo bakora. Ntabwo umutekano ari abajura gusa, n'urugero n'amahanga n'intambara birakuvangira, ntabwo kandi ari uko udafite imiyoborere myiza. Sibyo, umutekano ni ikindi kintu wirengagije. Hanyuma ubumwe bw'abaturage nacyo ni ikindi kintu wirengagije kandi gihabwa agaciro gakomeye. Kuba byibuza ko ushobora kwigisha ko abantu bashobora kubana, umuntu atita undi uwo ari we bitewe n'uwo ari we. Nkeka ko ku mateka yacu y'u Rwanda aho biranagoye kudutandukanya, wenda hari ibindi bihugu bijya byoroha, ariko kuri twe kudutandukanya biragoye. Kuba abantu byibuza bashobora kongera kubana, nubwo haba harimo ibihanga byinshi abantu baba bagomba gukosora kugira ngo abantu babane, none nta nandwikiye kuri nandukiye rurimo. Ibyo bintu bibiri nagira ngo mbikongeraho bibe birindwi. Kubera ko impamvu wenda wabyibagiwe nuko bishobora kuba uyu munsi bishoboka ko twabana turi babiri, dufite byinshi bidutandukanye ariko tukabana kubera ubumwe bw'Abanyarwanda. Icyo ni icyambere, nubwo bikirimo ibibazo byinshi. Nabikubwiye ibyo n'abantu barabivuga, ntago ari ibyanjye gusa. Yewe n'umutekano bitewe nanone n'ikibazo cy'umwe haracyarimo ibindi bibazo byinshi, ibyo nabyo urabizi. Hanyuma ariko ibyo byibuza
biragaragara ko hari ibimenyetso byinshi bigaragaza ko bishobora kuba bihari, ariko ibyo bitanu uvuze bisa n'ibiri inyuma cyane y'ibyo bibiri. Ko nk'urwego rw'uburezi ngira ngo muri covid nibwo abantu bavuguruye bubatse amashuri menshi urabyibuka, ariko wareba ikizavanwa muri uwo mwana wavuye muri iryo shuri ukabona byari kuba byiza arangije primaire akajya kwiga guhinga n'umubyeyi we kugira ngo byibuze azabashe kugira amaboko yo guhinga. Mwigisha akarangiza segonderi atakibasha no guterura isuka kubera imyaka 12 yicaye ku ntebe, ntabwo yigeze afata isuka, ntabwo azi uko baragira inka, ntabwo azi uko bazurwira icyari cyo, kare n'ikirerashye, ntazi gufata umwiko. Niki kiva rero muri iyo education? Ariko byibuze uyu munsi turi kwibaza ngo niki cyava muri education, ntabwo turi kwibaza ngo abana bacu bakwiga hehe. Iyo ni iterambere ry'isi. Ariko se umuyobozi dufite afite ubushobozi bwo gusubiza icyo kibazo? Icyo abana bavana mu ishuri, ayo mashuri rwose imishinga mpuzamahanga izaziduha amafaranga, twubaka amashuri nubwo bibamo cyane, amafaranga 50% bakayatwara tukubakisha 50%, ariko nta kibazo ayo mashuri arahari nubwo adakomeye ariko arahari. Wenda yanasavinga imyaka 20 igiye kuza, yabasha kwigirwa mu myaka 20. Ariko muri iyo myaka 20 arashyira iki ku isoko kiri bufasha uwo muntu wagiye muri iryo shuri? Ese umuyobozi dufite afite ubushobozi bwo guhindura icyo kintu kugira ngo mushyigikire? Tujye ku buvuzi buzima, ni byiza ko tuba twarashyizeho za mutuelle de santé, ukeneye kuyizamura ikaba na insurance company buri munyarwanda yibonamo. Rimwe na rimwe ntibibe ngombwa ko buri muturage yishyura 3,000, tukavuga ngo noneho kuri umusoro dutanga nka buri muntu hariho amafaranga agenewe ubwishingizi bwo kwivuza bw'abantu bari mu cyiciro cyo kwishyurirwa mituweli. Abo nabo bazishyurwa, bazajya kwishyura IBM. Ntibibe ngombwa ko duhora mu nduru abayobozi bacu aho kubashyira mu mishinga iteza imbere abaturage, bajye mu mishinga yo kumobiriza abantu gutanga 3,000. Ibijyanye n'imiyoborere, Perezida Kagame ni umusirikare, ni retired general, ngira ngo niba nabonye ariko bajya babikoresha ko yemera ko yakivuyemo, ariko bizaguma ari retired general, sibyo? Ikibazo cyo kwibaza se ahubwo inzego zubatswe n'umuyobozi w'umusirikare, kandi uyu munsi bigaragara ko abasivile nabo bashobora kugira ubushobozi bwo kubaka inzego, kuko wenda zubatse kiriya gihe abantu bose baragiye mu gisirikare. Uyu munsi abantu benshi ntabwo bari mu gisirikare bashaka kujya mu buyobozi, benshi ni abasivile. Niyo mpamvu mbona biriya byo kujyana abana mu itorero nahe no kugira ngo basanishe n'ubuyobozi bubayobora, babashe kumva ubuyobozi bubayobora burashaka kuvuga iki. So uyu munsi ubuyobozi rero busanzwe bwa gisivile bugomba kujyamo abasivile. Ese afite ubushobozi bwo gushyira mu bikorwa ubuyobozi bujyanye na gisivile, kandi ubwo buyobozi bukabasha guteza imbere igihugu, ntibujye mu kajagari ngo usanga ibintu twarabiduruvanze twabigize nk'ibindi bihugu byose bikennye. Ariko zuva ari community zivuga ko zidakeneye kuyoborwa n'umusivili. Hari ibihugu rwose usanga n'abenegihugu bavuga bati nta wadushoretse umusirikare, ugasanga hari n'ahandi bavuga bati hari hashorwa n'umusirikare. Ntago mvuze umuyobozi mukuru w'igihugu, systeme ya gisivile irarushoboye kurenza igisirikare. Umuyobozi wa gisivile si byo ndebaho. Icyambere na Amerika iyoborwa n'abasirikare. Urabizi ko Bush yari colonel. Abasirikare bagiye bayobora na president wa Amerika ari umugenerali. So ntago ngiye cyo ndeba so kubura umusirikare uri umusivile. Ushobora kubura umusivile muri character yawe uri umusirikare. Si byose? Ukaba umuyobozi mwiza kurusha na generali, uri na strict kurusha umusirikare. Kongera ngo abasirikare abantu benshi bakundira ko bari strict, ibyo ushaka gukora ni ibyo ngibyo we gushaka umuhindura, si byo? So ashobora kuba ari umusivile ariko afite character nziza y'umusirikare, ashobora kuba ari n'umusirikare afite character nziza y'umusivile. Ariko burya par experience hari abahanga bagaragaza ko ahenshi igisirikare kiyobora
ari uko haba hari sisiteme yubatse ku buryo abasirikare bari mu buyobozi cyangwa mu mikorere batazubaha umusivili. ubundi isi yose iyoborwa n'igisirikare ntibakakubeshye cyane, ariko kigira uruhare rwacyo mu kuyobora, ariko mu kuyobora gisivile nanone igisivile kikagiramo ubuyobozi bwacyo bw'uburyo bishyira mu bikorwa bitewe n'ibyifuzo by'abaturage. iyo logique uri kuyumva, igisirikare nicyo kiba cyoba ahantu hose ku isi, ariko ibyifuzo by'abaturage byumvwa n'abasivile, bakajya no kubwira abasivile mu bihugu bigendera kuri demokarasi. By the way, abasivile barifuza iki? Icyo umuyobozi akeneye ni ukubwira noneho cya gisirikare ko twifuza gushyira mu bikorwa ibintu, twabishyiramo gute, n'uwuhe muyobozi mwiza wadufasha muri abantu. Niho haberamo babyita ngo iki, gushaka mu bantu yenda 10 bari bwiyamariza kuba perezida, ninde dushobora gushyigikira mu buryo buri indirect, ariko ubibona ko umuntu ari izindi mbaraga zamushyigikiye. None ibyo bintu byose twagiye tuvuga, nanavuze 5 wongeraho 2 ni ingenzi. Nanahere kubyo umuturage abona direct, umuturage uri mu rugo abona umwana ajya ku ishuri ukeye, abona umuturage wa mbere abona direct, icyo tabona direct n'umutekano uri ku nkiko. Oya, buriya umuturage kiri mu rugo rw'akanya, buriya bombe imwe ikubita Kinigi igihugu cyose kikahita kirara isegonda imwe. Icyo ndabyumva rwose. Ikintu cya mbere umuturage abona ku isi ni umutekano, ibindi byose bita bitangira ku mutekano, kuko iyo umutekano ubaye akajagari, nta shuri, nta buvuzi, nta miyoborere. Ikindi bavuze ni iki? Hari uburezi, ubuvuzi, imiyoborere, ubukungu butera imbere. Cya gatanu ni iki? Twavuze imiyoborere myiza, ubukungu, uburezi, ubuzima, tuvuga n'ubutabera. Ubutabera se bwaba amasasa ari kuvuga aho ngaho nyine nuko wahise ujya mu ibihugu bimenyera intambara, umutekano urabanza, ariko ibihugu bitazi intambara hari n'abatibuka ko iyo ngingo ibaho. Nibyo nakubwiraga ngo perezida, nibyo natangiye twari turi kuvuga Perezida Kagame. Ubajije nk'umusuwisi konsani ye ya mbere ntabwo ahita akubwira ngo ni umutekano w'igihugu, kuko nta ntambara bazi, ntaki cyakora ngo batangiye. Ariko ntabwo twaba Ubusuwisi tururwa. Ni urugero ndi kuguha nyine, arareba ati niba umwana yariye, niba nagiye kubanya akazi, niba nzi yishyuye, niba nta imodoka itarara hariya ngo nsange bayitoboye amapine, n'ibyo bintu abanza kureba. Ariko Palestine abanza kubwira bombe, na Israel akubwira ko nyine ikintu cya mbere ubutegetsi bugomba gukora ni ugushyiraho Iron Dome. Bitewe naherereye. Noneho rero icyo ngicyo nicyo cya mbere, agakurikiraho n'ibyo bindi, imibereho myiza, byose birafatanya bikazamukira rimwe. Ariko noneho ahantu biterera ubwoba ni ukwibaza ahubwo uwo mutekano dufite ungana gutya, ibindi bitazamuka byo kubera iki? Nibyo mvuga rero, umuturage wareba ikimugwa ako kanya, kuko urwo rutonde kuki ntashyize mu bubanyi n'amahanga, kandi nzi ko u Rwanda rubaniye nabi cyangwa rubaniwe nabi n'abaturanyi, kuki ntagishyizemo? Nuko kitari direct ku muturage. Nubwo nacyo kiri mu bijyanye n'ubuzima. Ibyo birumvikana, ariko ngiye cyo ndi kugarukaho nicyo cyo kukubaza nanjye ni ese ko twavugaga umuyobozi mukuru w'igihugu, ibyo bintu nyine byose no tuyundaje ko ari 8 n'ibindi tutari bwongereho, ashoboye kubishyira mu bikorwa ibihe bingana? Ibyo byose bishyize kwijanisha, ubona ari we mwiza kuba yakomeza kubishyira mu bikorwa ibyo ngibyo ari gushyira. Ngende kukubaza kuko ni wowe gusubiza. Urumva ikibazo cyanjye nicyo naho nakidirectinze kuri ibyo bibazo, kuri details za bya bindi byose ngiye nongeraho 2, wavuze 5 nongeraho 2. Wongeraho 2 bigira ku muturage ako kanya n'ububanyi n'amahanga. Ibyo twese tuvuga ibigera ku muturage ako kanya. Niyo mpamvu nakubwiraga ngo hari ibyo agaragaza ko ashoboye, ahubwo icyo dukeneye no kumenya noneho wafite ubwo bushobozi bwo kugira ngo ibyo bintu abishyire mu bikorwa. Ariho nahereye mvuga ni harimo byinshi atagishoboye cyangwa adashoboye. Ngira ngo Fande Kabare bigeze kuvuga ngo gufata igihugu byoroshye nko kumanuka umusozi, kugiteza imbere bimeze nko kuzamuka. Buriya nyine kuri Kabare ntagazi ko hari abandi babona guteza imbere igihugu ari nko kukizamuka, kugifata, guteza imbere igihugu ari nko kukimanuka, kugifata ari nko kuzamuka. Character bigiriza abantu babiri zitandukanye. Bibaho cyane. Urumva tuvuge Singapore ushobora kwifata ari agahugu gakennye kagakira ariko kari gafite umutekano, kubera ko umuyobozi bagifashe afite character.
imworohereza no kumva no gusanisha ahari n'uburyo bimeze n'iterambere ry'icyo gihugu. Akabikora mu myaka 40 Singapore ikameze kuri yewe na za Qatar na za Dubai, kandi ntazagira ukubeshya ngo Qatar ngo Emirates United ziturusha ubukungu karemano, barabeshya. Biriya bihugu ni umucanga, natwe turi igihugu cyuzuye amazi n'ubutaka bwera, ahubwo dufite ibitaka byose birasura ibi byatsi bitameze neza ku zuba, none se ndabyuhira. Nkomeze nkubaza rero, ujya kumenyekana muri politiki izina Musana Jean-Luc ryumvikana bwa mbere mu ruhando rwa politiki ni igihe wavuga ko usezeye muri FPR Inkotanyi. Ese kuva muri iryo shyaka rya FPR ubu ngubu ukaba uri ku ruhande wigenga mu rwego rwa politiki, utari muri iryo shyaka, ushobora gushinga iryawe cyangwa kurijyamo ariko ritari ryo wahozemo, ni ukuvuga ko utiteguye no gutanga ijwi ryawe ku mukandida rizatanga muri 2024, cyangwa witeguye nka ba bandi bavuga bati nubwo ntayirimo ijwi ryanjye nzayiriha FPR, cyangwa se nubwo ntaririmo abandi mu bindi ishyaka ryanjye nawe turi kumwe tuzaha ijwi umukandida izatanga. Wowe uhagaze icyambere ndi kwibaza se ahubwo ntazaba ari umukandida unique? Ntabwo byo babyemera. Mpamvu batabyemera nuko byagaragara ko nta matora ahari. Ashobora no kutaba umukandida unique ariko abandi bakandida bari kumwe nawe bamwemera, ari abaherekeza. Nicyo ndi kwivuga ngiye aho ngaho. Icyo nicyo cyambere. Ese nagira undi wa kabiri ushobora gushyigikira waba ugaragaza ibitekerezo bisumba ibye? None usanze ntawe ni ukuvuga utireka none se adahari uhari, adahari byaba bifite agaciro kayo kumushyigikira no kutamushyigikira. N'ubundi yazaba ari uzaba perezida. Igihe nzabona nta wundi mukandida n'ubundi byaruta nuko mu matora nicecekera, ko n'ubundi kuvuga ngo batore ikijuju ntacyo byamara. Hari ibintu ubona udafite akaboko. Ikijuju cyatweganywa kuri 19 Ukuboza 1988. Ibyo ni amatora y'ikijuju yarangiye. Ubwo ndi kuvuga kubwira abantu ngo ntibirirwe mujya gutora ko n'ubundi perezida arahari. Ariko hagaragaye undi muntu ufite imbaraga ugaragaza ko yafata igihugu akakiyobora akagishyira mu murongo mwiza, namuha ijwi ryanjye rwose, kuko nemera ko uriho ibyo yaduhaye birahagije. Ni ukuvuga ko umukandida iryo shyaka ari ku butegetsi rizatanga abaye ubunamo icyerekezo n'imbaraga. Harimo ibintu bibiri, nasezeye FPR sinasezeye Kagame. Icyo ni icyambere. Ariko yo ishobora gushyira umukandida noneho ufite za mbaraga wumva zisumbye izo ubona ubu ngubu. Exactly. Icyo gihe ariko ubwo bizaba hagati yanjye na FPR. Umva iyo bashaka umuntu ari kwamamaza ajya kureba undi akamubwira ati ko mfite umukandida mwiza wanshyigikiye. Iyo ni indi kariyeri, ko nanjye ndimo ndashinga umutwe wa politiki. Nanjye bishobora kuba ngombwa ko nshyiraho umukandida uyamamariza amatora 2024, bizaterwa n'imbaraga tuzagira. Ariko harimo ibintu bibiri abanyarwanda bazafata no kudushyigikira bizabaho. Harimo ibintu bibiri abanyarwanda bagomba kumva bakamenya kwitandukanya. Hari umukandida w'ishyaka nk'umuntu ku giti cye ufite na agenda politike n'imigambi ya politike n'icyerekezo abonamo ibintu ko yabikora, ariko hakaba n'ishyaka turukamo rimuha umurongo rimuha za nyirantarengwa. Nubwo uri umuhanga mu by'ubukungu, twe ntabwo focus yacu nini ari ubukungu, ahubwo no kurinda umutekano. Icyo gihe bakaba bamushyize niyo mpamvu mubwiye ngo waza kumbwira simvuze na FPR mvuze n'abandi, aje kumbwira ati nzanshyigikire, yanyereka nyine manifesto ye harimo iki, harimo iki kizafasha abanyarwanda, ngabona kumushyigikira. Ntago nagendera gusa ngo kuko uri mu ishyaka niri ntago ari uko bimeze. Ariko impamvu mbivuga nuko ngiye 2024 ntago nzaba ari byandi bavuga by'imyaka umuntu agomba kuba yaruruje kugira ngo yemererwe kuba umukuru w'igihugu. Ariko ntivanye ko muri People's Party hari abo ngabo bashobora kugira iyo myaka, bashobora gukora ibyo ngibyo, bafite n'ubwo bumenyi. Ariko harimo ikindi kintu cyongereho, People's Party ni ishyaka rishyashya rikibanza kubanza kubaka inzego zabo ubwaryo mbere yo kwiyandikisha, no kwiyandikisha mbere mu kubaka inzego. Nyine inzego mu kuzubaka mbere yo kwiyandikisha, cyangwa murashaka kuzazindukira ibyo byose ni inzira imwe, ni process, byose birahuye.
bishobora guhuza nuko wenda 2024 dushobora kuba tumaje kuba ishyaka rifite imbaraga tukabona ko tugomba gushaka uburyo kuko nk'icyo nari nkubwiye mu kanya nta muntu n'umwe twaretse w'umunyarwanda yewe nta nubwo Jarika ariwe People's Party nubwo nasezeye muri FPR ariko nka Jarika none mfite uburenganzira bwo kugira uwo nshyigikira n'uwo ntashyigikira ariko ngiye ntago nzashyigikira nk'umuntu nzashyigikira umuntu nk'ibitekerezo ariko navuze ibintu bibiri hari umuntu nk'ibitekerezo bye hakaba n'ishyaka akomokamo rimuha akandi kazitiro atarenga hari uburyo ibintu bishobora gukorwa n'ahandi henshi ku isi ahantu hose niko bimeze ni deal nyine ni deal nka deal nk'ibisanzwe kesa so uwo mukandida w'iryo shyaka ashobora kunyegera akambwira ati wampaye amajwi yawe hanyuma hari n'igihe n'ishyaka avamo ari ryo rishobora kunyegera bombi bafite uburenganzira ariko ibyo byose bizaza nyuma twe People's Party tugeze hehe kuko hari igihe tugomba kugera tukavuga People's Party akaba ariyo ahubwo yegera abandi niyo ndatanga urundi rugero ku cyaro cyose cyumvikane nko muri Amerika abantu benshi bazi ko aba republike kenshi bibanda kuri politike y'imbere mu gihugu mu gihe abademokrati usanga bajagajaza isi yose kwitoza demokarasi amahame n'aya mu gihe abarepublike bo bashaka ko Republicans ibyibere mu gihugu no mu Rwanda rwa kera umwami yagiraga umurongo arimo hakaba ugomba kwagura imbibi ariko hakaba n'ugomba gusubiza ibintu mu gihugu imbere kureba ko ibi tutajye mu ngira ngo abantu benshi bayoboye igihugu bavuka muri famille z'ibwami n'abazibuka iyo concept y'ibwami none kuri icyo ngicyo uvuze ko uracyareba umuntu ku bitekerezo bye ariko umurongo wawe bari kumwe ujya uganza ibitekerezo by'umuntu kuko niyo ashatse kujya ku ruhande burya ntago ariko bimeze baramuhagarika hamwe na hamwe burya ntago ariko bimeze yego bagenda bamuhagarika ariko impamvu baba bari umuyobozi w'abo bantu nuko ufite byinshi bakubonamo bakeneye kukubyazamo umusaruro nabo ubwabo bakujya kugira umuyobozi kubera ko bashyigikiye uburiwe ikibazo kindi cyo kubaza kikubemo bibiri People's Party iryo shyaka uri gushingana n'abandi ni irya gisivile u Rwanda ruyoye igisirikare imyaka ya 28 ubona bishoboka mu mboni yawe ko nyuma y'iyo myaka 2024 rwayoborwa gisivile bigakunda rwayoborwa n'umusivile kandi uyobora gisivile kuko n'igihe umusivile yajyaho ayobora gisirikare bitewe n'umurongo ariho abo icyambere ariko icyo navuze ko gifata nibazo biri kugira ngo ubyanire hamwe ukaba ureba uko kuba cyayoborwa gisivile bigakunda noneho ubifatanye no kuba muri societe turi mu bwayo yiyumvamo kwakira impinduka n'amabwiriza ya gisivile mu gihe yarimenyereye aya gisirikare kuko ibya gisirikare ntibijenjeka ntibyinginga ndavuga amabwiriza ya gisirikare ntajenjeka ntiyinginga kenshi ntanagisha inama ntanajya inama ni ukubahiriza buriya reka nkusubize byihuse buriya icyambere ntago amashyaka ntabamo n'abasivile gusa ejo bundi mwabonye ko hari abasirikare basoje amasezerano n'abandi bagiye mu zabukuru abo bose uyu munsi bemerewe kujya muri politiki ntibizanagutungure muri People's Party turi kwakira abantu bahoze ari abasirikare kuko babaye abasivile hari igiteko mu Rwanda ryemera ko umusirikare ukiri mu kazi ntabwo yemererwa kuba umunyapolitiki ariko aratora mbere ho ntibatoraga aratora gusa ntabwo yemerewe kuba umunyapolitiki bwa mbere kera ho ntibatoraga nubwo bivugwa mu magambo mu bikorwa atari ko bimeze ariko uyu munsi abasirikare basezerewe mu gisirikare rwose bahawe ikaze muri politiki yaba muri People's Party yaba no mu yindi mitwe ya politiki harimo ibibazo bibiri ikibazo gikomeye umuyobozi dukeneye nyuma y'uwo dufite kuko isi irabigenda ntabwo azagumaho byo ntibishoboka abaye mwiza ari umusirikare ntacyo bitwaye abaye mwiza ari umusivili ntacyo bitwaye icyo twifuza ni ukuzabona dufite umuyobozi mwiza
umuyobozi mwiza ni ikintu kimwe, imiyoborere ni ikindi. Ushobora kuba ngira ngo mwiza ahubwo amahirwe yanjye nagisubije kare, umuntu ashobora kuba ari umusivili afite karagita y'umusirikare, ayobora igisirikare, kandi rwose ubinahura neza akaba umusirikare mwiza ari umusivili. Ashobora no kuba ari umusirikare nk'ibyo twavuga bari tayadi bagiye kuza muri politiki, ko ngenda bifuza ko bajya muri politiki bakaza bakiga, bifitemo karagita ya leadership nziza y'abavanye mu gisirikare, ariko bagomba kuza bakayihuza na karagita ya gisivilian nuko babaye abasivili, bakavamo politiciye beza bahuza igisirikare n'igisivili, bumva izo ndimi ebyiri. maze ngasoma ibyo abanyamerika bavuga mu gihe cya General Colin Powell wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga, bakavuga ko yatunguranye uburyo yitwaraga gisivile muri uriya mwanya we, kandi ari umujenerali w'umunyentambara yatewe no muri Iraq, mu gihe hari abandi baminisitiri b'abasivile bo bitwaraga gisirikare cyane. Nyine nibyo nakubwiraga, iyo karagita aba ari nziza. wari ukuriye aferi za Afurika muri icyo gihe. Nge ntekereza ko aje ari umusirikare uri bubashe guhuza igisirikare cye n'igisivili dufite, yaba umuyobozi mwiza. Aje ari umusivili uri buhuza igisivili cye n'igisirikare, yaba umuyobozi mwiza. Kuko impamvu ibyo bintu tutagomba kubyirengagiza, akarere duherereyemo dufatanye n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihoramo ibibazo by'umutekano mukeya. Dufite ikibazo cy'ibihugu bindi biri inyuma hafi ariko ya Kongo nabyo bifite ibibazo nk'ibyo. Yewe dufite n'ibihugu duturanye bindi utabona stabilite yabyo igihe kirekire. Hari umugani uri mu ndimi nyinshi, Igifaransa, Icyongereza, cyawe n'ahandi, ngo iyo utabashije kubona icyo ukunze cyangwa icyo ushimye cyangwa icyo ushaka, wiga kubana n'igihari. None duhere kuri iyo mvugo, iyo expression iri mu ndimi nyinshi, ngerageje gushyira mu Kinyarwanda. Ese ko hari abanyarwanda bavuga ngo opposition ihari nayo iraryana, irimo kutumvikana, iriyubaka, irataguza n'imbere mu gihugu, ngo ubuyobozi buhari nabwo bakongera bakavuga ngo burataguza. Ndi kuvuga uko bamwe babivuga. Ubona hari muri opposition cyangwa hanze y'ubuyobozi buhari hari umunyarwanda cyangwa itsinda ry'abanyarwanda, ubwo ni nk'ishaka mu mutwe wa politiki cyangwa ikindi, ryiteguye kuba ryafata ubuyobozi, cyangwa bose kubufata bwo ni ikindi, kubufata uwo ari wese bwanamugwaho kubuhirika oya bwanamugwaho burya ubuyobozi bwamugwaho. Ndavuga ubona muri opposition hari witeguye kuba yayobora u Rwanda nk'umuntu cyangwa itsinda, kuba yayobora u Rwanda, kwitegura n'ibyo yamvuze bushobora no kumugwaho akaba umuyobozi mukuru w'igihugu, ahubwo kugiha umurongo mwiza. Inanye kuvuga kuyobora gasi vuga kwicara muri iyo ntebe ngo ni impinduka, ngo dukeneye ko bihinduka, ngo imanda za kana kazarangiye. Nagira ngo icyo kintu cyumvikane neza. Ndavuga umuntu wajyamo abikwiye, nshaka kongera nshaka hari umuntu deserving icyo kintu uri muri community y'u Rwanda hano hanze. Ngira ngo ikintu cya mbere, niba hari ikintu FPR yakoze, yasenye opposition complete, bituma nayo isa n'isenyuka wowe. Ntago ureba hanze ngo ubone umuntu ufite imirongo yose. Gute umuntu president ahagurutse mu ntebe yari yicayemo uyu akayicaramo, afite imirongo igaragara 100% yo kuba yahita umuperezida. Hafi ya twese abari muri opposition, nubwo ngiye imyaka yanjye itaragira, dusa naho turi kuri zero. Harimo icyuho kinini cyane, ku buryo waba perezida wese, yewe niyo yava muri FPR, bisa naho yatangira kuri zero. Ubona nta witeguye kuba yahita wa perezida. Aho niho habera ikibazo. Nanone irindi kosa Kagame yakoze, muri opposition nta muntu ufite ushaka kuza ngo akore mu ngata akomeza ibyo yakoze. Mu ishyaka ryawe ufite nta urimo wakora mu ngata, ubwo hasigaye wenyine. Maybe wenda mu bageneral hashobora kuvamo umwe akiyambura amapeti, wenda simbizi mu gisirikare sinjye mbimenye, sibyo? Ariko naho biragoye uyu munsi kuba bavuga ngo abageneral benshi twagiye tumva mu bintu bimwe na bimwe bya uriya kugira ngo umuntu abe perezida nuko aba yarabayeho ari clean, mumuzi nk'umuntu uri strong, nta mafuti yagiyemo mu tunyungu twe mu bintu nk'ibyo ngibyo, sibyo? Mu gushwana n'abaturage, mu kuba menace n'ibindi nk'ibyo, babisaba ufite umuntu uri clean. Wenda nyuma tuzamenye ibibi bye atangiye gukora, ariko mu minsi ya mbere mumushyigikire muzi ko ari umuntu uri clean. Aho niho habera ikibazo rero, ukibaza se muri dufite abo bana
n'uri clean ugasanga arasenywe ari hanze ntiwanamenya ko anahari. Ngo kandi kugira ngo ube perezida nuko ufite team igushyigikiye. rero aho ngaho harimo nzinjirana mu biro bikuru by'umukuru w'igihugu. Ibyo uvuze birakomeye cyane. Uvuze team igushyigikiye, tuzi ibihugu byinshi nako hafi ya hose muri Afurika. Umukuru w'igihugu avaho, simvuze kuvaho byo kwirukanwa cyangwa gukorwa kudeta. Abakoze kudeta abona ibindi bihinduka hafi ya byose. Ariko nahasanzwe usanga umukuru w'igihugu avuyeho akajyana n'ikipe yose, nimurinda yose ikagenda kazishya igiye gutangira n'undi. Ni hake muri Afurika umukuru w'igihugu agenda ikipe yamurindaga. Ujye ubona mu bihugu byateye imbere, umusirikare terisa rutusohotse akaterera uwinjiye agakomeza akazi. Muri Amerika ubuyoboye service secret amanukana bava kuri Capitol, amanukana abaperezida, umugore n'umugabo aherekeje yagera hasi akamusezera, abandi bakamushyira mu modoka bagafunga, agahita ajya inyuma ya perezida mushyashya. Ibi bikaba ari ibintu bimeze gutya. N'ikipe irindi ikavuga ko yayindi. Kuki mu bihugu bya Afurika icyo kintu kidakunze kubaho? Ni uruhe rwikekwe, ni ikihe kikango? Ariko nanjye ngiye mbaye perezida ntabwo nakwihindura. Uyu munsi nuko bitashoboka. Ntabwo nahindurira abantu bamurinda. Kutabahindura se impamvu nabikora bakwemera kuguma ku uwo mushya cyangwa bakurikira uvuyeho. Tugeraje muri Afurika henshi. Tanzania ho birakomeza. Nka Tanzania birakomeza, urugero rwiza. Na Kenya birakomeza. Ariko hari wenda kubera ibibazo by'amateka yacu wenda ushobora kugira bake yo kuramo kubera ko hari abantu nzibe. Uramubwira uti rero ubaye pensione rwose barabawe mufite ibintu muziranyeho basabe. Fayiro ukayiga ukavuga uti uyu nuwe uyu afite ubumenyi ubu n'ubu ntago mumuha, uyu afite ubu n'ubu ntago mumuha, arajya muri izi nshingano. Ariko harabo bamugenera ajyana nabo kubera ibyo bakoranye n'ibyo bagomba, kuko buri umuyobozi w'umukuru w'igihugu washize ari supposed ubundi kuza kugira inama. Kuko hari imirongo aba yarashize, hari ibyo ubutazi byose 100%, hari ibyo ukeneye kumukonsulta. Yes, je ntekereza ko ntago nabahindura completely ibyo kwa. None biterwa ni iryo hindagurika riri henshi muri Afurika, riterwa n'iki? Nicyo kibazo nyine. Niyo mpamvu u Rwanda rugomba kuva mu bihugu bya Afurika biteye gutyo. Tugomba kugira etape twongera rwose bukabagumana. Wenda ugahindura umuyobozi wabo kubera ko wenda ufite impamvu wamuhinduye, ariko usanga nabyo biteza umutekano muke. Abayobozi barinda abasirikare bangana gutyo ukuye mu myanya ntago bishoboka kugenda neza, ntago byabaho. Niyo babishyira mu mitekerereze udashatse no kuvuga ngo reka nzamure imyumvire y'abantu, uvuga ngo uwo mugaride usigaye aho ngaho, garde presidentielle cyangwa presidential guard yataza ugumye aho ngaho akabona yo arinze abaperezida babiri, icyo cyubahiro aragisohokanye, aragenda n'uje musanga muri ako kazi aramubwira ati shana arinze runaka na runaka, nawe uzarinda runaka na runaka, kuko abakorera igihugu bagahita yishyiramo umuntu abakorera igihugu. Ahita avuga ati ubwo ngewe icyo nshinzwe ni ukurinda perezida w'u Rwanda, ntabwo ari perezida uyu ndebamo hano, ntabwo ari indi zina, ntabwo ari indi zina. N'abandi bayobozi b'abanyacyubahiro mu gihugu, ntabwo ndinda umuntu runaka nk'umuntu. None se tuvuge umuyobozi wa Sena ntahinduka, kandi abantu bakajya abandi bagashobora no kuba bakongera bakarinda uri ibintu bikaba ari sawa, bikazamuka bikagera no ku rwego rw'igihugu. Sibyo ayo mateka rega namibi yo kuvuga ngo Republican Guard bo kwa Habyarimana ibyo bakoze, kuki bantu bumva story nk'izo ari zo umuntu yahita yimagina bwa mbere, niho habera ikibazo. Uvuga ngo ni naho bikomerera kuba dufite societe y'abanyarwanda yuzuyemo ubujiji. Wijya ariko tutagiye no kwajya baragita ibya kera, tuhereye n'ibya hafi aha ngaha. Wari vice president abaye president, itsinda ryamurindaga ryo ryakomeje kumurinda, ntabwo yese arindwa n'iryandaga president. Ariko se buri nubwo harimo harimo ibibazo by'intambara kiragiye by the way, kandi turi mu mahoro mu Rwanda. Ntabwo yakira amacengeza ari kiri tuzo. Ibyo none nari understanding nabyumvamo. Kandi ari vice president ari we mugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo. Perezida wa Repubulika ntabwo ari we mugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo kiragiye. Mujye mumenya izo nshinga. By the constitution. By the constitution yariho kiragiye. Hariho itegeko ngenga. Itegeko shingiro ni itegeko shingiro ibintu nk'ibyo. Ariko ngiye ndi kuvuga by constitution. Ntabwo numva ko nta mpamvu yo guhindura abagarde presidentielle.
uwo muco wo kubatoza nabo ko kuko nibo bazatoza abandi bazaza. Narinze runaka ndinda na runaka ndinda na runaka mva mu kazi kanjye nagakoze neza, igihugu cyanjye nagihaye service cyari gikeneye. Ntabwo nayihaye service umuntu nk'umuntu, nayihaye service president, kandi narinze ba perezida batatu, ariko nahaye service igihugu cyanjye ku bayobozi batatu. Ibyo ni ibintu byagateye n'ishema abantu. Hari ibihugu bikorwamo bigakunda, ariko si hose. None niba ishyaka ryanyu rititeguye gutanga umukandida, ntibabivuze muri ayo magambo, ariko uravuze uti hanze ya FPR iriho uyobora u Rwanda ubu ntabwo uri kubona umuntu ufite mérite, ufite icyo gihagararo cyo kuyobora igihugu. No muri FPR ubwayo ukavuga ko utarabona uwo muntu wundi hanze y'uhari ufite icyo gihagararo. Ubwo icyo cyuho niba kimeze gutyo, n'abandi benshi erega hari n'abandi bavuga bati niyo umuntu yabatinzeho ntago tubona undi. Ndabifata mu baturanyi Uganda, iyo amatora agiye kugera baravuga bati sindi gupfobya abakandida hatagira unyumva nabi b'Ubugande. Nk'ejo bundi Bobi Wine ajya kwiyamamaza, haravuga bati nubwo uyarambyeho ariko none ntago twabarwa n'uyu mwana cyangwa uyu munyamuziki. Ugasanga aravuze batyo bitari uko banze ibitekerezo bye cyangwa iki, bitari n'ibyo kuba kunze ikibazo gikomeye cyo gusuzugura akazi k'umuntu. Nyine nawe ariko wivugiye uti ntawe tubona ufite igihagararo kindi. Byibuza niyo haba hari umeze nka Bobi Wine mu Rwanda, afite team uvuga uti afite ba minister, afite group, nzaza urumva abakozi bo muri za ministeri bo burya baguma, ariko ba minister abizi ko perezida ashyiraho abashaka. Kandi ushyiraho ministre umuzi, uzi ubushobozi bwe, uzi ubumenyi bwe, uzi imbaraga wamushyizemo ku buryo uvuga uti uyu muntu agiye kuyobora urwego kandi ruraba rukomeye. Uretse ko no gushyirwaho kwa minisitiri na perezida wa Repubulika biri anti-constitution. Reka. Itegeko nshinga rivuga ko minisitiri w'intebe ari we ushyira guverinoma, ariko akabijyaho inama na perezida wa Repubulika. Ntabwo perezida wa Repubulika ari ugomba kunominatinga. Minisitiri ajya inama na perezida, kandi minisitiri ari perezida umushyiraho, ntabwo bishoboka. Nyine ko minisitiri nyine amushyira, ariko mu nshingano ze, mu nshingano za minisitiri w'intebe niwe ugomba kurambagiza abaminisitiri. Okay, ntacyo bitwaye. Erega akaba proposa perezida wa Repubulika. Ntabwo ari perezida wa Repubulika ugomba kumenyesha minisitiri w'intebe ibyo ni itegeko. Ni itegeko kuryanditse ridagararifayinga ngo uzashyiraho n'izina runaka. Minisitiri w'intebe azana liste kwa perezida ati dufite aba bantu. Ariko ubundi reka duhere twajya kuba ministeri ngo mu bubasha habwa n'itegeko nshinga yashyizeho. Ntabwo tubona havuga ngo minisitiri w'intebe kujya kuba ministeri. Haruhari akaba ari yaba perezida akaba afite undi muntu wamubera minisitiri w'intebe. Aba bantu ibintu bifatika. Twe kujya no kuri ba ministers benshi n'abandi bantu ubuyobozi bigwa n'ibindi byose. Nabo ntabwo bakomeje kurambagizwa na perezida wa Repubulika by the law, by the constitution. Minisitiri w'intebe arambagizwa na perezida wa Repubulika. Article 16 tuze kwisoma. Perezida wa Repubulika niwe ushyiraho minisitiri w'intebe. Nta n'iyindi ariko ntabwo ari wo ongera gushyira aba minisitiri. Nibyo ndi kugusobanurira. Hari ufite premier ministre wavuga ngo ngiye n'aba perezida, nkahita mbona premier ministre muzima, nkabona umuyobozi w'ingabo unyumva wumva logique kubaye umugabo mukuru w'ingabo. Kuri gusobanurira rero abantu baraza kumva ari imibare na physique na chimie. Ni physique na chimie. None se reka nkubaze, wabaye perezida, ufite n'umuntu wagira ministre w'intebe, ntufite umuntu ushobora kugira umuyobozi w'igisirikare cyawe, ntufite umuntu ushobora kugira umuyobozi w'igipolisi. Abari hariya bose mu myaka 5 ishize barakumefiyaga. Uze ko gukora nabo bizagora, sibyo? Ntufite uzagira chief justice, ntufite uzagira umuvunyi mukuru, ariko barahari erega society y'Imana bashoboye. Icyo ndi kukubwira uri president, uri nibyo nkubwira. Ikosa Kagame yakoze ntabwo yigeze atuma haba exposed undi muntu ushobora kumusimbura ibintu bigakomeza neza. Iyo mibare uri kuyumva ntabwo ko bigize imibare cyane na chimie na physique, ni imibare yumvikana ariko bari butakare, bagomba babyumve gutya. Nta muntu dufite uyu munsi ushobora kuza ngo afate presidence abashe kumanaginga igihugu gikomerezaho cyari kigeze. Byatewe n'iki?
byatewe nuko Kagame cyangwa FPR yasenye ikintu cyose cyashobora gutuma habaho icyo kintu. Mubaza impamvu. Ikibazo ngiye kubaza ugishenya mbere ko nyibaza. Kuko bo nibo bayizi. Hanyuma tugarutse kuri People's Party, ishyaka urimo uri gushingana n'abandi utaratumenyesha bari bo kugeza ubu. Mu rugendo mumaze iminsi imyaka igiye kuba 2. Abantu wa mbere ni 2. Ni 2. Kuko wa mbere ntago mwari mutuzi. Ariko aho utangira uravuze uti tumaze igihe turi muri ibi. Twari tumaze umwaka. Wa kabiri byuvuze. Niyo mpamvu nabivuze 2. Muri myaka 2 ishize ariko harimo umwe mugaragara iceberg ibiri mu mazi akabigera naho ahigaragara niba mu kugaragara hari igice cyo hasi kitagaragara akaba nicyo kigaragara muri kugaragara kwanyu mubona ubutegetsi mu Rwanda uyu munsi bwandika amashyaka bigoranye rimwe na rimwe gafata imyaka 5 10 hakaba natajyandikwa na rimwe hakaba nayandikwa bugacya gacikamo 2 iryanditswe rikatakara hagasigara igicucu shadow ombre kijyahozeho cyangwa se kidafite isano n'iryahahoze. Hakaba hari n'andi mashyaka ateganya kwiyandikisha n'ubu ngubu batarandikwa. Hakaba n'abandi bagiye bayatangiza bakazimirana nawe n'ibitekerezo byabo bakanibagirwa gukika politike. Mwe nka People's Party mubona mufite icyizere ibyiringiro byo kwandikwa kandi bitagoranye. Icyambere byakabaye amahirwe ko FPR tworohereza cyangwa bari ku butegetsi reka ne kubyitirira ishyaka. Kubera ko atari yo yandika reka tuvuge nanyi navuze ubutegetsi cyangwa ubuyobozi buriho. Byakabaye byiza ko yemera akaba ari yo bwemera akaba ari bwo dusaba uruhushya bwo kwandika. Icyo gihe nibwo twaba turi kubaka igihugu kigendera ku mategeko. Ariko ikibazo kijyamo kikaba kinakomeye nuko nta yindi alternative ya kabiri y'undi muntu wasaba ko ishyaka ryandikwa. Sobanura aho ngaho. Ikibazo kirimo nuko nta handi hantu wasaba ko ishyaka ryandikwa. Mu Rwanda tari bisabye leta itabiguhaye nta handi wasaba. Ariko twese nayo hari ahantu isaba uburenganzira bwo gukora. Isaba abanyarwanda. Niyo mpamvu hari ibintu bibiri. Ubundi handikwa amashyaka ariko mu bihugu bimwe na bimwe habaho n'iziruka za muvoma zidakenera kwandikwa. Icyo gihe rero ibyo simbizi by'ibindi bihugu ndavuga u Rwanda icyo mbona ahari wenda niba tatwandika wenda tuzakenera kwandikisha tuzandikisha umutwe wacu mu mitima y'abanyarwanda. Icyo gihe muba mwinutse umutwe utazwi kandi itegeko ariko abanyarwanda bakuze bashatse banabwira leta turiya muntu mwandika. Uri kugendera ku kintu wise amategeko wavuze kandi ngo mu rwego rwo kubaka igihugu abanyarwanda bafite uburenganzira bwo gusaba ibintu byose bashaka no mu buryo babishaka. Banyuze he ko imyigaragambyo ntiyemewe? Ntabwo iyo mvuze ko itemewe simvuze imyigaragambyo muri babandi bavuga ngo uretse yasabiye uruhusa nje mpagaze hamwe ko itemewe. None uretse simvuze imyigaragambyo simvuze n'ikintu cyari cyose twakora. Nyumve neza n'abadutuzaba nyumve neza. Abanyarwanda basabye ko umutwe wa politike wandikwa. Aho n'undi kubaza babisabira he? Nari ndi gusobanura ibintu bitatu. Imyigaragambyo ntiyemewe. Nimvuga imyigaragambyo simvuze imyivumbagatanya. Aho ntiturahagera. Simvuze n'amahanga. Aho ntiturahagera. Icya kabiri inama z'imitwe itazwi cyangwa z'abantu batazwi ntizemewe. Bahurira he? Bari aho ntiturahagera. Icya gatatu bazahuza uyu munsi bahujwe nande. Uyu munsi aho turi turacyari gusaba leta twiyandikishe. Hari na byinshi tutarashyira mu bikorwa ariko twabigiyemo tubizi ko hari abangirwa. Hari abasobanurwa impamvu batemererwa hari nabo bidasobanura. Nta nubwo duteze gusobanurisha impamvu bo batemererwa. Ariko icyo tuzi nuko abanyarwanda basabye ko ikintu cyose kibaho cyabaho muri uru Rwanda. Amahirwe rero twaje gusanga dufite nuko dushobora gusaba leta ikatwemerera. Ariko tukagira n'indi alternative nuko rimwe na rimwe dushobora no kwirengagiza na leta tugasaba abanyarwanda. Wakomeje kuvuga ikintu cy'amategeko. État de droit.
igihugu kigendera ku mategeko. Hari imvugo izwi na bose mu bakurikirana politiki y'u Rwanda ivuga ko hari amategeko hakaba n'andi mategeko, hari ubutabera hakaba n'ubundi butabera. Ku isi yose ntaho ibyo bitaba, ntazagira ukubeshya. Ariko none ubwo wowe amategeko exposing out ubundi ashyigikirwa n'ayo mategeko yandi utabona. Ariya twandika tukayashyira mu mpapuro niyo agomba kugenderwaho, ahubwo yandi yandi atagaragara ashinzwe gushyigikira. Ariko kenshi niba afite ingufu, ndi kuvuga igihugu kizima. Igihugu kizima amategeko yanditse niyo akurikizwa, ahubwo yandi atanditse agashyigikira yandi yanditse. Ikibazo kiba ariko hari henshi atanditse asenya yanditse yose. Icyo nicyo kibazo rero. Icyo nicyo kibazo. Umugororwa agomba gufungwa yakatiwe imyaka 15, ariko akarya karyama akambara agakora siporo, hakabiri n'iteko ritanditse rivuga ko agomba kwitwa iboko 68 ku munsi. Aho niho hari ikibazo ndi kubwira. Ayo mategeko atanditse yagombye kubashyigikira, kuvuga ngo ahubwo ko ibiryo byabuze kubera igihugu cyakennye turiyeranja gute kugira ngo abagororwa babone icyo kurya. Niyo mategeko atanditse ariko yunganira yanditse. Ikibazo rero nuko atanditse mu bihugu byacu abasenya yanditse. Ni icyo navugaga. None icyo gihe ibyo nibyo nari nkubwiye ngo hari ibintu bibiri twagiye muri politike tubyiteguye. Kuba leta ikora iri bube etat de droit kuri dossier ya People's Party ishyaka ry'abaturage tukagakandikisha ishyaka. Ndatanga urugero ari no kuba nanone reka nkuru utarasobanura ibyo bintu nkunda nagaro gusobanura ndi kuvuga fact. Ntabwo ndimo ndasobanura, reka nsoze iyo ngiye. Twaje tubizi ko ari ibyo bintu bibiri. Iraba etat de droit yandika ishyaka cyangwa ntiri buryandike. Nitaryandika turasaba abaturage ko badusabira ko ryandika. Amategeko atanditse asenya yanditse ni ikintu kiremereye cyane cyane cyangiza byinshi, kandi rimwe na rimwe ntibigaragare, kandi rimwe ntibibone n'ubinyomoza kubera ko biba byahawe icyitiriro kindi. Ndaguha akagero kagufiya nk'isa akagero kuko ngenda gafata n'akanakore kadasobanutse. Akarere ka Musanze kari gutegura ibizami by'abakozi bizabera Rukara. Aho nta tegeko ritanditse bituma bijya ahantu iyo bigwa kugira ngo biheze abakagezaho. Ibintu nkabiri yanjye ntago ndi bifate umwanya munini. Dukeneye kubirwanya mu magambo make. Twe kukinjiramo kuko ubwako nyine dukeneye kubirwanya utiriwe ujya mu bintu byinshi. Ndagira ngo dufate iminota 2 dusoza. Ndakubaza ibibazo bibiri. Aho niwisanga naho muri kumwe mudafite icyo muhindura kubera ko za ntege ziri hanze zidahindura system uko yubatse, ntuzisanga washisemo gusubira aho wavuye. Icyo ni kimwe. Icyo nsorezaho, ese nta mpungenge ugira zaba iz'umutekano zaba kubayeho muri rusange mu gihe ibitekerezo byawe n'intumbero yawe byaba bidahuje n'umujyo w'igihugu muri amategeko yandi? Ntago ari umujyo atanditse, ni umujyo w'abari mu butegetsi mu mateka atanditse. Kandi icyambere gusubira hariya nta mibare irimo ngo bishoboke ngo ndasubirayo. Byasaba byinshi kurusha, kuko ntago ari singiye kubita ibivume ngo ntago najya mu bivume, ariko ibyo nsaba ko bihinduka ni byinshi, ntago nizera ko babihindura. Sibyo? Icya kabiri, ntago umutekano wanjye ari ikibazo. Impamvu atari ikibazo na perezida niwe wa mbere utagira umutekano muke n'ikibikubwira n'abirwa bimwe bavandimwe bamuherekeza. Ikirere ku mutekano muke. Twabaye abanyapolitiki, hari abatazumva ibitekerezo kimwe natwe, kandi bari babifitemo inyungu zabo bashobora kutugwanisha imbaraga zabo. Uri kuri riske ko ikintu cyari cyose gishobora kuba. Niyo mpamvu nawe ukenerwa kwirindira umutekano bwawe, ugashyiraho mezire zawe z'uburyo ubaho. Ariko tugasaba na leta ko yatwongerera cyane cyane twabaye abanyapolitiki kandi mu buryo bwiza, uburyo umutekano wacu warindwa. Turagushimiye cyane ku ikiganiro uduhaye, ikiganiro haye umwenegihugu na Pax TV n'abanyarwanda bose badukurikira imbere mu gihugu no hanze y'igihugu. Buri wese aratoramo nyuma y'isesengura rye. Murakoze cyane. Murakoze cyane Pax TV.